hanyuma abantu mwese mudukurikiranye kuri Igicumbi News online, twizere ko mukomeza kugira ibihe byiza. eshatu akadomo Igicumbi News akadomo cao akadomo rawa, naho muradukurikiranye 5/5. Niyo nizera Mustafa Emmanuel niwe muri kumwe, hanyuma Bizimana Desire ari kudufasha no kugira ngo mudukurikirane 5/5. Turi mu kiganiro Igicumbi cy'amakuru, turi kuri amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no kwanda mpuzamahanga. Ubwo kuri YouTube abantu bariho munakande subscribe, hanyuma dukomeze kubana, ibintu birushaho kugenda biba byiza cyane muri rusange. Hanyuma reka twegeze Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda, baratabariza umukecuru umaze imyaka 10 asabiye kubakirwa. Rero akaba uyu umukecuru asabiye kubakirwa imbere y'abadepite. Iyi nkuru reka turebe uko bimeze. Nabonye ni n'umukecuru ukuze pe. Turebe ibyo ndabona ari mugenzi wacu Ngabo Justin kuri Ukuri Times wakoze iyi nkuru. Reka turebe uko bimeze. Hanyuma abaturage batuye mu mudugudu wa Kabarima mu kagari ka Nkamba mu murenge wa Ruramira mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda barasaba ubuyobozi gufasha umukecuru witwa Musaniwabo Josiane umaze igihe kinini yasembera ko yakubakirwa nk'uko byari byarasabwe 2016 ubwo abadepite basuraga uriya murenge wa Ruramira. Hanyuma uwo mukecuru rero witwa Musaniwabo Josiane afite imyaka 76 y'amavuko, acumbitse mu kazu gato mu mudugudu wa Kabarima mu kagari ka Nkamba. Mu buzima busanzwe umukecuru rero yari atunzwe no gucuruza imboga zizwi nka dodo, ariko abaturage bakavuga ko bumva ubu atorohewe n'ubuzima kuko afite uburwayi budakira amaranye igihe kirekire, ndetse ubu bakaba arushaho no kugaragaza intege nke zituruka ku burwayi rero bumujyana ahabi. Muri rusange abaturage baganiriye na Ukuri Times bakavuga ko rero uyu mukecuru afite ikibazo cy'imibereho, ariko bikiyongeraho no kuba atagira icumbi, kandi rero ikibazo cye yarakigejeje ku buyobozi mu mwaka 2016 ubwo abadepite mu nteko nshinga amategeko basuraga akarere ka Kayonza. Umwe mu baturage yageze ati uyu mukecuru duheruka asaba kubakirwa ubwo abadepite bazaga gusura umurenge wacu, ariko ashize imyaka myinshi twibaza aho byapfiriye kugira ngo ntiyubakirwe kandi bigaragara ko ababaye. Undi muturage nawe yagize ati Musaniwabo afite ibibazo byinshi, ariko igikomeye nuko ari uko amaze igihe kinini asembera. Yagize ati bamufashije bakamwubakira wenda ubuzima bwe bwahinduka, kuko ubona ahora ahangayitse cyane. Icyo tubona nuko abayeho nabi rwose. Reba akazu abamo uko kameze, kandi nako ni umugiraneza wakamuhaye wamutabaye, ubu akamukuyemo ntiyabona aho aryama. Icyo ntabwo nuko Musaniwabo Josiane aganira n'Ukuri Times yavuze ko hashize igihe kinini yasabye kubakirwa, rero ko yabivuze rero mu myaka irenga 10 ishize, ahubwo ni 2016 nyine. Nyuma akaba atari yubakirwa, rero akaba ndetse icyizere yari yahawe kikaba cyararaje amasinde nk'uko abivugaga. Wenda reka dukotinge uko yavuze ati abayobozi baravuze ngo nubona ikibanza uzatubwire tuzakubakira. Ikibanza hari umuntu wakinyemereye, ariko ntibanyubakiye. Kugeza n'ubu ndi mu gihirahiro, nabuze nuko nagera ku badepite kugira ngo mbasabe bongere bankorere ubuvugizi ubuyobozi bunyubakira inzu nari nemerewe. Musaniwabo yakomeje agira ati bumaze amezi 2 ntava hasi, ati n'utudodo nacuruzaga sinkibasha kuducuruza,
nibura ngo banyubakiye inzu nubwo narwara ariko nkarwara ndi ahantu heza, niko yagendaga avuga rero muri rusange. Hanyuma icyo nakubwira ni uko ikinyamakuru Kwe Times cyagejeje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza, ariko umuyobozi w'agateganyo w'aka karere Hategekimana Fred ntiyitabye telefone ndetse n'ubutumwa bugufi yoherejwe n'umunyamakuru ubwo bakoraga iriya nkuru biragaragara ko ngo atigeze abusubiza muri rusange. icyo nakubwira ni uko Musaniwabo Josiane uvuga ko abana n'abana be 8, abakobwa 4 n'abahungu 4, rero bikavuga ko ngo bose biciwe i Nyamata mu karere ka Bugesera muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Itungo y'uwari umugabo we itwagwa na bamwe mu bari bafitanye isano n'uwari umugabo we. Urumva ko icyo navuga umubyeyi uvuga ati abana baye 8, abakobwa 4 n'abahungu 4 bose ndetse n'umugabo biciwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu biciwe i Nyamata ari mu karere ka Bugesera, nk'uko uyu mukecuru yagendaga abigarukaho. Hanyuma uyu mukecuru yaje gushaka undi mugabo mu murenge wa Ruramira, ariko ngo mu mwaka w'2011 uwo mugabo wa kabiri nawe yagurishije imitungo ye, indi ayiha abana be ajya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ubwo uwo mukecuru atangira gusembera kuva icyo gihe. Hanyuma amakuru atangwa n'abaturage avuga ko uyu Musaniwabo Josiane yari yagaragaje ko afite ikibazo cyo kutagira inzu yo kubamo, ubwo abadepite basuraga umurenge wa Ruramira na 16, ndetse bavuga ko mu bibazo abadepite basabye ubuyobozi gushakira umuti harimo n'icy'uyu mukecuru witwa Musaniwabo Josiane, ariko imyaka ikaba imaze kuba 10 uyu mukecuru navuga ko nyine ugasembera nta bufasha yahawe. Ubwo ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwana Hategekimana Fred uri kuyobora by'agateganyo akarere ka Kayonza, nizere ko ikibazo rwose mukwiye kugikurikirana mu maguru mashya, hatabayeho ko hazamo izindi nzego, kuko uyu mukecuru arababaye cyane, arababaye nyaboneka. Imyaka 70 y'amavuko, umukecuru ari gusembera ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje ku buryo kubisobanurira umwe wese ari ibintu umuntu atapfa kumva neza muri rusange. Ubwo reka twizere ko rero inzego zibishinzwe by'umwihariko ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bugerageza gukurikirana iby'iki kibazo kugira ngo gishakirwe umuti, uyu mukecuru abe yafashwa muri rusange, yabe yarenganurwa, abonaho kuba urumva ni umukecuru ubabaye cyane, aricyo twavuga muri rusange. Hariya mu karere ka Kayonza ni nanga nsoreje ikiganiro Igicubi cy'amakuru. Mbashimire cyane, nshimire cyane mwese tubana, nshimire cyane Bizimana Deza dufashe ngo dukurikirane no ku wa YouTube twariho 5/5. Ubwo indi sangwa amakuru masaha ari imbere byo ntagarutseho birimo byabaye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bagenzi bacu bari buze kugaruka mu masaha ari imbere, nk'umugore yanze kuva ku biro bya Perezida Tshisekedi yavuga ko ari umugabo we. Mwaza kubikurikirana mu masaha ari imbere na bagenzi bacu. Rero ubwo ngereka mbashimire cyane, indi sangwa y'amakuru mu masaha ari imbere gatamuze kugira umunsi mwiza ndetse n'umurimo unoze abari mu kazi, amakazi keza. Inzego z'umutekano, polisi, RDF ndetse na DASSO mukomeza kugenda mucunga umutekano wacu w'abanyarwanda, natwe twese nyine namwe tubifuza gukomeza kugira ibihe byiza. Ubwo abagiye kuruhuka n'abasimbuye baje mu kazi kugira akazi keza, n'abaryamye Imana ikomeza kugenda ibafasha kugira ngo